Niba utegereje motivation ngo utangire, uzategereza ubuzima bwawe bwose. Discipline ni ihindura ibintu. Iyi ni master yiwa discipline, aho twigira uko wubaka discipline nuko ikora buri munsi. Niyo nta motivation ihari. Rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri why identity matters. Discipline ntabwo ari igikorwa gusa, nuko uba ndetse n'uwo uri we. Identity yawe niyo yerekana niba discipline yawe irambye cyangwa se izaramba. Iyo utazi identity yawe, discipline iba momentary, icyo bita habit nacyo kirabura, ambition yawe irahungabana cyane. Ahangaha rero iyo utazi ya identity yawe, wa muntu uri we ndetse n'uwo ugomba kuba we, ibyo byose birabura. Rero uyu munsi tugiye kureba uko discipline yubaka identity, wa muntu uri we n'uwo ugomba kuba we. Turaza gufatana action step ushobora gukora uyu munsi kugira ngo wubake discipline yawe ugendeye kuri identities. Turatangira na segment 1, routine and identity. Igereranywa ridasanzwe. Ese ibikorwa byawe bya buri munsi na wa muntu ugomba kuba uri we n'ugomba kuzaba we bipanze bite? Routine ni pira ya mbere, imirimo ukora buri munsi, gukora ibintu by'ingenzi buri munsi, kugumana consistency niyo yaba nta motivation ufite. Ibi bizagufasha cyane gukomeza ya mirimo yawe ya buri munsi. Urugero twareba nk'abakinnyi baba bafite imikino igihe kirekire, ariko buri gihe buri munsi bitoza gukora icyo bita drills. Nk'umushoferi kandi nawe agafata nk'iminota 30 ya buri munsi yo kwiga kuri skills nshyashya yamufasha mu driver bwiwe. Nk'urugero cyangwa se isomo twakuramo hano, iyo ugumye kuri routine yawe, urubuga rwa identity yawe rurakura, uba umuntu ufite gahunda, ufite discipline nyayo, udasubira inyuma, uhangana, uhatana, agakomeza paka ageze kuri rwa rwego yifuje kuzageraho. Icya kabiri cyangwa se segments ya kabiri, turareba environments and identity. Icyo bita environments ni ibintu byose bikuzengurutse, abantu mugendana, abantu bose muba muri kumwe buri munsi, ibikuzengurutse ewana nibyo bigena umuco wawe, gutandukanya na distraction. Rero iyo uzi abantu mugendana, iyo uzi inshuti zawe muri rusange, bigutandukanya n'ibirangaza byakabaye bikwangiriza your identity cyangwa wa muntu ugomba kuba uwiwe n'ugomba kuzaba we, bikaba byagufasha cyane mu buzima bwa buri munsi, kandi bikwegereza abantu cyangwa se ibintu bigutera gukomera. Kuko ya environment iyo uyizi, umenya abo muzagendana, ukamenya n'abazagusupportinga mu buzima bwawe bwa buri munsi, bigatuma ukomera. Urugero twabona ahangaha, hari nk'umuntu ushaka kwandika ariko agakuraho icyo bita notification kugira ngo bitaza kumuhungabanya za gahunda yari afite, bikarangira atazikomeje. Ikindi, nk'umukinnyi ushaka gutsinda, yirinda ibintu byose byamutesha focus,
nk'inshuti ze, nk'abavandimwe be, ariko kugira ngo azagere kuri ya ntego yihaye yo gutsinda. Ikintu twakigiramo hano, identity yawe iba ikomeye iyo environment, everything around us zigufasha, zikakurinda gucika intege buri munsi. Ibyo nabyo bizagufasha cyane mu buzima bwa buri munsi. Rero dukomeza na segment ya gatatu, consistency and identity. Uguhozaho na wa muntu uriwe n'ugomba kuzaba we. Consistency ni ugukora ikintu rimwe nyuma y'ikindi, ugakomeza ugakora. Ni uguhozaho muri rusange, niyo nta progress uri kubona, ariko ugakomeza ugahatana, ugakomeza ugakora. Ariko nubwo waba uri kubona nta kintu kiri kugenda kigera imbere, kigenda cyiyongera ku buryo uri gukora, ariko ugafata umwanzuro ugakomeza. Urugero ahangaha twabona nk'umunyeshuri yiga buri munsi, akiga nk'isaha imwe, ariko akiga nta guhagarika, buri gihe akiga, agakomeza akiga. Nubwo yabona bitari gukunda, ariko akazakomeza akiga. Nk'umukinnyi nawe akora drills 10 buri munsi, kandi igihe cyose akazikora kugira ngo azagere kuri ya ntego yihaye yo gutsinda. Isomo twagakuyemo hano, consistency ivuga ko discipline yawe itabogamye buri munsi. Identity yawe, wa muntu ugomba kuba uwo uriwe n'ugomba kuzaba we, ukora cya kindi wargennye buri munsi. Rero segment ya 4 ni self control and identity. Gukontorora ibintu, kumenya kumanaging ibintu byawe n'ugomba kuzaba we. Ese bizagufasha iki? Iyo ubashije kumenya icyo bita self control, ubasha kwihangana ku byishimo by'igihe gito, ubasha kwihangana ku byishimo by'igihe gito, kudatinda kuri temptation zawe, gukora ibigufitiye akamaro in terms of working and benefits things. Wowe ugakora bya bindi bizakugirira umumaro mu buzima bwa buri munsi, mu gihe wakabaye ukora ibikwangiza, ahubwo bikaba byatumana ya ntego yawe utayigeraho. Urugero hano twafata nko ku byo kurya, ku masaha ya telefone yawe. Iyo wihaye icyo bita self control, ukamenya kwikontorora uburyo ukoresha telefone yawe, twaba tugeze mu masaha yo kwiga ugashyira ku ruhande, twaba tugeze mu masaha yo ukamenya buryo ki ifunguro ryawe rifata, nta kurya buri kanya, nta kurya buri segonda, buri munota, kuko ibyo ngibyo byakwangiza kandi bikagaragaza yuko nta self control ufite. Ndetse waba ugeze no gukora task niyo wumva utabishaka, ariko ugakomeza ukabikora ibyo byose. Rero isomo hano twagakuyemo, identity yawe ibikomeye iyo wituje kugenzura ibyo bintu byose twarebye hejuru. Cyane kabisa, uyu munsi hitamo n'ikintu kimwe ugiye gutangira gushyira mu bikorwa.